Umuntu aba mubi bitewe, akaba na mwiza bitewe, ariko igitangaje ibyo byose mu kanya dushobora kuba turi kuganira, ariko mu kanya gato twahura na situation ugasanga turasereye. Mbifata nk'aho ari ukubikamo abantu igitinyiro gusa. Muri beza shane mukaremanganya abantu, ubundi uwo mutima muwumukoresha. Nubona umuntu aguhemukiye, n'ibyo aba yashatse sha muyemure. Umuntu yashatse kutaguhemukira ntabyo yakora. Ubundi ntago abantu tware mu gukora ibintu bibi byaho gusambanya, nibyo twishyiramo. Ubwo abantu tuba turi kwiyambika ishusho mbi Imana itadushyizemo n'ibyaha byose. Reka nkubwire si ukube, njye nizera ko abantu ari beza, naho barabigira bakagarara nyine wumva ko ari byo yigize. Forumire turemye musi urukundo si ishusho y'Imana. None si bimwigira muri mwimukirana, wumva ko mwabikuye n'ibyo mwamwishyizemo. Urangiyeho niyo umuntu amemukiye mbifata nk'aho ari neca nk'aho nuko nyine ubuzima bugomba kugenda. Ubwo nyine iyo umuntu yashatse guhemukira araguhemukira.